pasi kwa mugenzi we Kavumbagu Junior nawe atanga pasi imbere hariya birakomeye aramanutse hariya birakomeye kwizamu neza cyane wambaye nimero 17 ahawe umupira bidatinze cyane umupira bagiye bahererekanya uvuye kwa Kavumbagu ahereje mugenzi we Babua Samson wari uhagaze neza ajya imbere gusa gatoya icyo yakoze ni ukureba uko ahagaze kimenye Yves ahita atera umupira ku ruhande rw'iburyo bwe igitego kiba kiranyoye ofete abibye umukono umupira uturutse muri contre attaque bahita bagenda bihuta icyagaragaye kuri Babua Samson yagize calme imbere y'izam agira composure wala umupira watewara ku ruhande ahita yinjira aritonda abanza kureba uburyo kimenye yarahagaze uwo mupira awushira mu ruhande rw'iburyo neza cyane igitego gihita kinjira umusore ugize igitego cye cya gatandatu muri championnat Azam Rwanda Premier League Manuel Mankwende urenguye akomeye mu izamu hariya shot igitego cyo kwishyura hano cya APR Football Club gitsinzwe na Hakizimana Muhajiri kuko barimo kwishima abafana makosa agiye agaragara kuri defense ya Sunrise ku minota 37 Muhajiri akaba atsinze igitego cyo kwishyura ati jewe ngira ngo mwambonye igitego atsinze reba uburangare bw'abari aba defenseur hariya basubaye hariya mu kujya kurangara rero Muhajiri ahita batsindana igitego ayina ko hariya tubona abasore bagenda bashondana hariya Muhajiri ukinisha ubwenge nagashobora kubona okaziyo nka zirangwa zipfusha ubusa barasubayemo gatoya yagomba guhita atera umupira mu defenseur Muhajiri reba hariya reba anga Kavumbagu arawuswase hanyuma urebe na niyo shuti gadi ni swatari ya Kavumbagu Junior gadi yarari kure hariya ari iriya swata yatewe n'iki timing mbi corner ya Sunrise itewe na Sova Ali tera mu igitego igitego cya kabiri cya Leo Uwambazimana igitego cyiza cyane tsinzwe mu buryo kumutwe rwose yarahagaze neza Leo Uwambazimana icyo yakoze guteza umutwe kikaba kiranyoye nta kindi gukora kimenye Leon yari free header urebye uburyo umupira Sova awuteye Leon hagaze wenyine yagize timing nziza Yves n'abadefenseur bagenzi bare ntibabashije kujya kwataka reba hano umupira waturutse hariya ujye kusubizamo yawuteye reba hano imigi hagaze yari free header kabisa uyu musore Leon awuteye ahagaze wenyine ni ukuvuga ngo imigi ntabwo yabashije gusoma neza trajectoire hariya uburyo umupira warujemo Leon yarahagaze wenyine kabisa Perutewe na Rusheshangoga pase ndende igitego cyo kwishyura cya APR Football Club gitsinzwe na Savion Nshuti bose ku minota 68 kuri pase yayihawe Savion Nshuti nta kindi yakoze uretse gushyira mu nshundura Jean Paul Itangishatse yahindukiye asanga igitego cyanyoye iki gitego ni igitego umusore Savio atsinze yitonze ariko nanone kikaba ari igitego ikosa ry'umunyezamu hariya ari nabyo banamubwiraga uriya mugabo ubona wambaye umupira w'umukara n'umutoza abanyezamu azoto ikipe ya polisi ni umupira atahagazemo neza mu izamu hariya umukino ukaba ukomeje ahangaha kugira neza Jean Baptiste Migi wa Muhajiri atanga pasi kwa Savio afite umupira Savio atanga pasi hariya bati ni kosa kugira ngo katurebe reba hariya urebe aha umusore yananiwe ni Meya Meya reba yananiwe gukontrola uriya mupira arangije awugarura kwa Savio wari uhagaze neza
Vivien ntago yari yabashije gukurikira Save. Reba ahantu Vivien ahagaze. Okay, Vivien asaga n'ugaruka hariya muri recuperation. Kavumbagu heje sova aboni Niyonshuti Gad yakomeje igitego cya gatatu cya Sunrise gitsinzwe n'umusore Babuwa Samson. Igitego cyiza cyane rwose, uburyo bamanutse Niyonshuti Gad atanze pase nziza cyane y'amazi. Yarahagaze neza cyane Babuwa Samson, cyakoze nukusubizamo asigaye iminota mike cyane gusa ngo umukino urangire. Uwo ni Samson Babuwa. Igitego cya gatatu cyiza. Ibitego ni bitatu rero bya Sunrise kuri bibiri bya APR. Samson utsinze ibitego bibiri, ntabwo byoroshye na gato. Kipe ya Sunrise ihagaze neza, urabona ukuntu yarahagaze, yawukurikiye umupira neza, ahita ashimangira ko ari tayari koko. Nibyo abafana ari kuri benshi, abatoza bagiye no mwiza.